Ntago bitangaje ko abantu benshi wabaza Bibiliya icyo ari cyo, bakubwira ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana. Gusa igitangaje ni uko muri Bibiliya nyine nyirizina tubonamo nk'ahantu Satani avuga ari koshya Eva. Tubibona nko mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3. Ese koko ni ijambo ry'Imana kandi turi kubona n'inzoka cyangwa se Satani avuga? Nta ibyo bidahagije kandi hari naho tubona nk'umwanditsi nyirizina yivugira ngo ibi bivuze nk'umuntu. Ibyo ushobora kubibona nko mu gitabo cy'Abaroma ibice 3 ku murongo wa 5, aho Pawulo yivugira ko ibyo abivuze nk'umuntu. Ndetse kandi nk'ibyo bidahagije, muri Bibiliya tugenda tubonamo ahantu henshi hatwereka ibintu by'amateka, ibintu by'amakosa n'ibyaha by'abantu, ndetse tukabona amaganya y'abantu n'imbyaro bagiye babyara abantu benshi cyane. None tukibaza, Bibiliya koko nk'igitabo ni ijambo ry'Imana ko turi kubonamo n'ibitekerezo by'abantu n'ibindi bintu byinshi bigoye ko Bibiliya nk'igitabo wavuga ko ari ijambo ry'Imana? Ndetse ndagusaba ko ubana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video, aho noneho ndibuze kwereka ijambo ry'Imana ni iki dukoresheje Bibiliya ubwayo. Nyemerera dutangire twibaza, Bibiliya nk'igitabo ubwayo ni iki? Dore ko ijambo Bibiliya mu busobanuro bw'iryo jambo ntabwo bivuze ijambo ry'Imana, ahubwo tubona ko Bibiliya iryo jambo rikomoka ku ijambo ry'Ikigiriki rivuga Biblos. Iryo jambo Biblos iyo urebye ubusobanuro bwabyo usanga risobanuye books cyangwa se ibitabo. Aho ni naho havuye ijambo bibliothèque. Bibliothèque ni ukuvuga library cyangwa se isomero. Mu yandi magambo, ugiye kureba ubusobanuro bw'ijambo Bibiliya wabona ko ari ihuriro ry'ibitabo. Iki gitabo rero Bibiliya cyanditswe n'abanditsi benshi cyane, dore ko ubushakashatsi bugaragaza ko cyanditswe n'abanditsi barenga 40. Abo banditsi bari ku migabane itandukanye y'isi, yewe benshi nta nubwo bari baziranye. Cyanditswe n'abagabo benshi bagiye batandukanye, harimo abami, harimo abatware, harimo abarobyi, harimo abanditsi, harimo abaganga, harimo abasoresha b'imisoro, ndetse n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye. Ibyo ubwabyo bikigira igitabo kidasanzwe, dore ko abo banditsi bose nubwo banditse bari ahantu hatandukanye, yewe abenshi muri bo bari bataragahura amaso ku maso, ariko ntibyababujije ko bahuriza ku butumwa bumwe, ndetse umwanditsi umwe ukabona ko ari kugenda yuzuzanya n'undi mwanditsi. Nubwo twabona ko Bibiliya wenda ari igitabo, ariko nanone tubona ko ari igitabo kidasanzwe. Ni iki kigira Bibiliya igitabo kidasanzwe? Nyemerera dukoreshe icyanditswe tubona muri Bibiliya n'ubundi mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 16. Tuhabona amagambo agira ati, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Reka tube turekeye aho ngaho, kuko ibindi bikomezaho tuzagenda tubireba mu zindi nyigisho. Bibiliya iratubwiye ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Reka turebe akantu ku kandi muri aya magambo dusomye muri uyu murongo. Haratubwira ngo ibyanditswe byera. Iri jambo rero ibyanditswe byera, iyo tugiye mu rurimi rw'Ikigiriki dusanga rikomoka ku ijambo graphe. Iri jambo graphe risobanuye inyandiko zose zandikishijwe umuti w'ikaramu. Mu yandi magambo bari kutwereka ko ibyanditswe byera ubwabyo ni inyuguti zanditse ku mpapuro. Ushatse wavuga ko ibyanditswe byera hano bari kuvuga graphe ni nk'uko wakandika ikindi gitabo icyo ari cyo cyose kiriho inyuguti wandikishije umuti w'ikaramu. Ariko ntabwo bivuze ko Bibiliya ibyo bigira igitabo nk'ibindi byose, kuko muri uyu murongo bakomeza batubwira impamvu noneho iki gitabo gisanzwe, kuko bakomeza batubwira ngo
byahumetswe n'Imana. Iri jambo byahumetswe bikomoka ku ijambo theopneustos. Theopneustos ngo bisobanuye to inspire cyangwa se gutera umuntu ishyaka. Reka dukoreshe nk'urugero. Nk'ubu hashobora kujya kuba inama y'abaminisitiri, mu rugero inama y'abaminisitiri, hanyuma perezida akabwira sekreteri ati wandike ikintu cyose uri bubone muri iyi nama. Inama igatangira, wenda abaminisitiri ntibagire ibyo bumvikanaho, wenda bakanarwana bapfira ingingo zimwe na zimwe. Ni ukuvuga ngo perezida yabwiye sekreteri kwandika ikintu cyose, ariko ntago ari perezida wateje izo mvururu zaje gukurikiraho. Mu yandi magambo, Imana yandikishije ibintu tubona muri Bibiliya, ariko ntago ari yagize uruhare mu kugira ibyo bintu bibe. Ni ukuvuga ngo niba Mose yaranditse ko Adamu na Eva bashutswe, ntabwo ari Imana yabishatse ngo bashukwe. Niba Dawidi yarabaye umwami ukomeye ariko bikaza kurangira agiye gusambana na ba Mukawuriya n'ibiki, ntabwo ari Imana yatumye Dawidi ajya gukora ibyo bintu. Mu yandi magambo, to inspire ni ugushishikariza umuntu kwandika ibihari, ariko ntabwo ibiba biri kuba ari wowe wabigizemo uruhare. Mu yandi magambo, ikintu tubona muri iki cyanditswe kituvuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, biri kutwereka ko ibyanditswe, yes they are writings, ni ibintu byanditswe ku mpapuro, ariko byabaye inspired by God. Ni ukuvuga ngo ni Imana yagiye itera abanditsi kwandika ibiri muri iki gitabo. Ariko wibuke ko ntabwo bivuze ko ibyanditsemo hano byose ariko ari ijambo ry'Imana, kuko twagiye tubibona ko hari aho inzoka yavuze iri koshya Eva, ubwo ntabwo twaba tukivuze mu ijambo ry'Imana. Hari aho tubona umwanditsi avuga ngo mbivuze nk'umuntu, aho yagiye abivuga kenshi. Hari aho tubona ibitekerezo by'abantu, hari aho tubona amaganya ya Yeremiya, hari aho tubona amaganya ya Yobu, hari aho tubona abantu benshi bari kugaragaza ibitekerezo byabo. Ubwo ibyo ahubwo birahita bituganisha kwibaza, none niba Bibiliya atari ijambo ry'Imana nk'iki gitabo, none ubwo ijambo ry'Imana ni iki? Ni ukuvuga ngo iyi Bibiliya ubwayo si ijambo ry'Imana, ariko muri iyi Bibiliya dushobora kubonamo ijambo ry'Imana. Birasa nkaho bicanganye, ariko biradusaba kwibaza, none ubwo ijambo ry'Imana ni iki? Reka ibyo nabyo tubirebere hamwe twifashishije ibyanditswe tubona muri Bibiliya n'ubundi. Reka twifashishe ibyanditswe tubona muri Yohana ibice 5 umurongo wa 39. Aha ngaha tuhasanga inkuru ya Yesu Kristo, aho yahuye n'abayuda basanzwe basoma Bibiliya nk'uko natwe twaba dusoma iki gitabo. Hanyuma tukaza kubona Yesu Kristo ababwira amagambo agira ati, murondora mu byanditswe. Uretse gato twibukiranye ko iri jambo ibyanditswe twabonye ko risobanura graphe, bisobanura ngo ibintu byanditswe nyine ku rupapuro. Uvuga ngo ni ibintu byose byandikishijwe umuti w'ikaramu bikajya ku mpapuro. Yesu Kristo ariko akomeza ababwira ati, murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Mu yandi magambo, ikintu tubonye hano ni uko Yesu Kristo ahura n'aba Bayuda. Abayuda bari basanzwe bafite Bibiliya nk'uko nawe waba uyifite. Bari basanzwe bafite Bibiliya, ariko Bibiliya ya kiriya gihe wibuke ko yari isezerano rya kera. Bari basanzwe bafite ibitabo byo mu isezerano rya kera, guhera mu itangiriro kugera muri Malaki. Ariko ikibazo Yesu Kristo aravuga ati, murondora mu byanditswe. Mwirirwa musoma izi mpapuro nk'igitabo mwita ko ari icya Bibiliya, ariko mukibagirwa kuza aho ndi, kandi ibyanditswemo ari byo bimpamya. Mu yandi magambo, ikintu turi kubonamo hano ni uko Yesu Kristo ari kugaragaza ko ari we ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya. Ahubwo ibyanditswemo byose byandikiwe kugira ngo bimuhamye we Yesu Kristo nk'ijambo ry'Imana. Niba ibyo bintu byaba bigucanze cyangwa utabyumvise neza, reka twifashishe ikindi cyanditswe kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Yohana igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere, tuhasanga amagambo agira ati, mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Iki cyanditswe kirimo ibintu byinshi twakwigaho kuri Yesu Kristo, ku Mana ndetse n'ubutatu bwera. Ariko ibyo
reka tubibikire iyindi video. Ahubwo reka twibande kuri iki kintu kivuga ngo Yesu Kristo ni ijambo. Ijambo hano rikoreshwa ni logos. Logos bisobanuye a word. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo niwe jambo ry'Imana. Ndasubiramo, Yesu Kristo niwe jambo ry'Imana. Mu yandi magambo, igihe cyose wasoma iki gitabo cyitwa Bibiliya ntubonemo Yesu Kristo, ni ukuvuga ngo waba wasomye graphe. Twabonye ko graphe cyangwa se ijambo ibyanditswe ni ibintu byose byandikishijwe umuti w'ikaramu bikajya ku mpapuro. Mu gihe cyose usomye Bibiliya ntubonemo Yesu Kristo, wasomye graphe, wasomye ibyanditswe gusa, nk'uko wasoma ikinyamakuru gisanzwe rwose. Ariko dore ikibazo nawe wahita wibaza, Yesu Kristo ari kubabwira ibi bintu yari ari kuvuga ibyanditswe, yavugaga isezerano rya kera, kubera ko Yesu Kristo aza nta sezerano rishya ryari rihari. None nawe ushobora guhita wibaza, ese nshobora gusoma isezerano rya kera nkabonamo Yesu Kristo? Kandi tubona mu isezerano rya kera nta hantu hatubwira ngo nuko Yesu aravuga ngo nuko Yesu. Nta jambo Yesu tubona mu isezerano rya kera. None ubwo ni gute nasoma isezerano rya kera nkabonamo Yesu Kristo? Kuko twamaze kubona ko Yesu Kristo niwe jambo ry'Imana. Icyo kibazo cyasubizwa neza tubanje gusoma amagambo tubona muri Luka ibice 24 ku murongo wa 27. Kugira tugere ku murongo wa 27 tumenye icyo wavugaga, reka nkunyuremo muri make icyari kiri kuba igice cya 24 tubona hano muri Luka. Nuvuga ngo ni inkuru y'abagabo bari kugenda baganira, bari kumwe na Yesu Kristo ariko batamenye ko ari we. Bagenda bamubwira ati, rero wa mugabo we ntabwo ubizi, muri aka gace turimo habayeho umugabo witwa Yesu Kristo, baramwica baramuhamba, none hariho amakuru y'ibihuha agenda avuga ko ngo wa mugabo ngo bagiye kureba mu gituro bakamubura. Yesu Kristo niwe bari kumwe. Yesu aravuga ati, ariko se mwaba bapfu, ese ntabwo ariko byari byanditswe ko azapfa agahambwa ndetse ku munsi wa gatatu akazuka? Reka rero tugere ku murongo wa 27 kuko niwo nashakaga. Ku murongo wa 27 tuhasanga amagambo agira, atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Niba turebye neza, ni ukuvuga ngo Yesu Kristo hano abereka ko ibyanditswe uhereye mu isezerano rya kera burya byagiye byandika kuri Yesu Kristo, ndetse agenda abereka ko uhereye kuri Mose, iyo bavuze Mose baba bavuze bya bitabo 5 bya Mose: Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara ndetse no Gutegeka kwa kabiri. Ndetse akomeza ngo no mu bahanuzi, iyo bavuze abahanuzi ni ba Dawidi, ni ba Yesaya, ni ba Yeremiya, ni ba Malaki, ni ba Zekariya, bariya bose ba Habakuki. Mbese isezerano rya kera Yesu Kristo yaraje araterura aravuga ngo, mbese ntabwo muzi ko ibi byose byanditswe byavugaga kuri njye? Mu yandi magambo, igihe cyose usomye Bibiliya ntubonemo Yesu Kristo, wasomye Bibiliya nk'igitabo nk'uko wasoma n'ikindi gitabo, ariko ntabwo wabonyemo ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana ni Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ntabwo ari izi mpapuro, ijambo ry'Imana ntabwo ari izi nkuru. Ijambo ry'Imana nicyo tubona muri izi nyandiko, arizo Yesu Kristo. Niyo mpamvu uzagenda ubona abantu bagiye bandika mu isezerano rishya bagendaga bagaruka mu nkuru zo mu isezerano rya kera bakagaragazamo Yesu Kristo. Nka Pawulo akaza akavuga ati, ntibibuka Abisiraheli bari kuribwa n'inzoka mu butayu, Mose agashinga igiti kiriho inzoka y'umuringa. Akavuga ati, uko niko Yesu Kristo yabambwe ku giti. Mu yandi magambo, no mu isezerano rya kera burya bari kutubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, uburyo azaza akababazwa agahambwa ndetse ku munsi wa gatatu akazuka kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Mu yandi magambo rero, Bibiliya nk'igitabo ntabwo ari ijambo ry'Imana, ahubwo muri iki gitabo harimo ijambo ry'Imana, ari we Yesu Kristo.
ijambo ry'Imana ntabwo ari inyuguti, ijambo ry'Imana ni umuntu, ari we Yesu Kristo. Mu yandi magambo, igihe cyose wasomye Bibiliya ntubonemo Yesu Kristo, ntabwo wigeze usoma ijambo ry'Imana, kuko tubonye ko ijambo ry'Imana ni Yesu Kristo tubona muri iki gitabo cyiswe Bibiliya. Niba hari ikindi kibazo cyose wibaza kuri Bibiliya, cyandike muri comment, tuzakigarukeho ubwo tugiye gutangira kugenda twiga akantu ku kandi kuri ibi. Niba warakoze subscribe ntugire ikibazo, nibyo tugiye gutangira kwigaho akantu ku kandi. Hari n'abantu ariko bashobora kugira ikibazo mbere yuko dutangira kwinjira muri Bibiliya ngo tuyige akantu ku kandi. Hari abantu bagira imbogamizi zo kuvuga ati ariko Bibiliya ngiye mbona atari n'ukuri, cyangwa se ibintu byanditswe muri Bibiliya mbona ari inkuru gusa zitabayeho, ngo baratubwira ngo imyuzure yarabaye ariko se hari ikimenyetso kigaragaza ko byabaye? Cyangwa se ukavuga ati twumva inkuru ngo i Sodomu harahiye, ngo Mukaroti ngo ahinduka inkingi y'umunyu. Abantu bumva ibyo bintu byose ari inkuru, ariko niba nawe uri muri abo batekereza ko ari inkuru, bikaba byabera imbogamizi y'uko wizera iki gitabo mbere y'uko dutangira kucyinjiramo ngo turebemo ubutumwa bwiza bugihishemo, kanda kuri iyi video urebe ibimenyetso bigaragaza neza ko Bibiliya ari ukuri. Tubonane mu yindi video.